Nshimire bakunzi b'ibihamya TV, Imana ibaha umugisha, Uwiteka abarinde kandi abaha umugisha. Ni ukuri tunejejwe n'Imana mu mutima wacu ko Imana idukunda cyane kandi Imana ikaba idufiteho umugambi. Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye turemeye imirimo myiza yo kugira ngo tuyigenderemo. Ni ukuri tugendere muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane rero. Imana irabakunda, Imana iradukunda. Ariko najya mbanze nshimira umuntu wakanze subscribe, Uwiteka amuha umugisha, kandi nawe utarayikanze nkanderaho kugira ngo tubane mu mahoro dufashanya. Buriya abakristu ari ikintu tutazi, twagakwiye kubaho mu buzima bwo gufashanya nk'uko uko Imana idufasha natwe tugafasha abandi. Rero wowe wakanze subscribe ngusaba umugisha, nawe utarayikandaho dukandireho. Ibyo biratuma kongera kugira imbaraga mu mutima wacu, dusubizwamo imbaraga mu mitima, kuko turi hano twamaze ubutumwa bwiza tugira ngo ibikorwa dukora twumve ko abantu baba babana natwe. Imana ibaha umugisha rero. Hari abantu badukurikiye bari mu mahanga, ndabasabiye umugisha aho uri hose, nakubwiye ngo Uwiteka ari kumwe nawe. Hari abantu badukurikiye bari mu bitaro, reka mbabwire ngo wowe uri mu bitaro, nkubwira ngo hejuru y'ibyo ibibazo n'intambara uri gucamo hari imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza. Ni ukuri rero ndagira ngo nkubwire ngo witentebe ku mutima, wicika intege. Urimo uravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Bivuze ngo turi mu burinzi bw'Imana. Nubwo ufite intambara n'uburwayi, turi mu burinzi bw'Imana. Kuri mikoro ya mbere ni njyewe Ferdinand turi kumwe. Mikoro ya kabiri duhafite umutumirwa wacu. Reka dutangire tumwakire. Uraho neza Pasiteri? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Wambaye neza. Murakoze. Hari umuvugabutumwa ujya uvuga ngo buriya ngo, ariko abitangamo urugero ku bijyanye no mu ngo, ngo ikintu gishimisha umugore bwa mbere ni ukumubwira ngo wambaye neza. Urumva? Iyo ubyutse mu gitondo ukamusuhuza waramutse, yaba agiye kuva mu rugo avuga ati sheri wambaye neza. None nawe rero n'abashumba namwe munezezwa no umuntu ubabwira ngo mwambaye neza muri ubwiza bw'Imana. Murakoze. Ariko n'ubundi ubutumwa tuvuga udusaba kwambara neza, kugaragara neza. Hari korali Vayire yararirimbye ngo mwambare neza dore ururembo ruratwegereye. Naraye ndose intsinzi y'abera. Aho rero birasobanuye ngo kwambara neza, n'abazajya mu rurembo bazaba bambaye neza. Kandi mu bintu bikomeye abo mu rurembo bakunze kuvugaho ni ukurimbisha imyambaro. Maze ubundi umuntu utashobora kwambara neza, buriya wenda byaba ari ubukene, ariko umuntu ushobora kwambara neza ajya yambara neza. Nabyo ngo hari umudayimoni wicwa. Umudayimoni wo kumera neza ubundi yicwa no kwambara neza. Uw'inzara yicwa n'iki? No kurya. Ibyo ngibyo rero ni ibintu abantu bakwiriye kumenya, abakristo bakabimenya cyane. Imana iguha umugisha. Sinabyiza guha urwaho Satani, abantu bakakubona nk'umuntu ugaragara nabi. Bituma abantu banagira ngo abantu bo muri bakijijwe cyangwa basenga muri iyi nzira y'agakiza ni abantu batasobanutse. Ariko iyi minisiteri y'Imana, Imana yamaze gushyiramo ingeri zose. Ntabwo byari byiza ko rero umuntu uri kurepresentatinga cyangwa se uri perezanta ubwami bw'Imana akwiye kugaragara nabi. Akwiye kuba agaragara neza. Si n'ikibazo kuba umuntu akize, ushobora no kuba rwose udakize, ariko umwenda umwe cyangwa ibiri ufite ukayifura, ugatera agapasi, ugasa neza. Yewe n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwabwo burabidukangurira. Rero ibintu n'ubuyobozi buvuga, ntago abantu b'Imana bo bari bakwiye kubyumva kabiri, kuko bo bumva mu buryo bw'umwuka bakumva no mu buryo busanzwe bw'amabwiriza y'inahangaha. Ibyo bintu rero
katwe kubitindaho. Imana ibamugisha. Imana ibane nawe mushumba. Ndagira ngo mbanze udusengere ubundi dutangirane iyi gahunda y'ivugabutumwa. Mwami Imana yacu, turagushimiye kubw'uyu mwanya, tugushimiye ijambo ryawe tugiye kuganiriza abakunzi bawe Kristo, abera bawe, abari hafi n'abari kure. Turasenze kugira ngo rigire imbaraga, rigire ububasha, rigire ubushobozi, kandi rihindure amateka. Abantu bazaryumva bazabohoke, bazakire, abarwayi bazakira indwara, abantu bose bazabona ihumure turutse ku musaraba. Ndagushimiye rero ko ugiye kudushoboza natwe gukoreshwa nawe, hanyuma n'abazatwumva nabo bakazahumekerwa nawe kugira ngo bahembuke byuzuye. Tugushimiye ko bitwemereye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha mushumba. Murakoze cyane. Ndagira ngo nkwibarize, muri no minsi izi mbuga nkoranyambaga zacu abantu bari kuvuga ngo nta gakiza, ngo abaza kuvuga ubutumwa bafite, ariko twebwe Imana ikaba idutumye guhumuriza abantu. Ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bagiye bakomeretswa n'abitwa abakozi b'Imana, ugire icyo ubabwira nk'umushumba. Hari abapasiteri bagiye bakomeretsa ubwoko bw'Imana, hari n'abahanuzi n'abavugabutumwa, abo bose bari muri iki cyiciro. Ndagira ngo ugire ikintu ubabwira nk'umuntu w'Imana. Nizeye ko ufite ibibitsanyo byinshi. Murakoze cyane. Ikintu uvuze kirakomeye, kirakomeye kandi twese tukibazaho, ariko ndagira ngo mbanze nkure abantu mu rujijo. Abantu baravuga bati imbuga nkoranyambaga zihindura abantu abapagani, ariko ntabwo ari kuri, ntabwo ari ukuri. Ahubwo Bibiliya irabitwereka ko mu bihe bya nyuma hazaba hariho ibihe birushya. Ahubwo reka twemere yuko ibihe ari byo biri kurushya abantu. Naho imbuga nkoranyambaga, none se niba turi kubona abantu badakijijwe nabo bari kuzizanaho ubutumwa bwabo, bambaye ubusa, bambaye iki, bakigisha abantu ko bakigisha abana bato ko umuntu wahitamo cyangwa yishora mu byaha n'iby'ubutinganyi, bakabyigisha abantu bakoresheje izo mbuga nkoranyambaga. Kubera iki twebwe nk'abantu bamenye Imana natwe tutakoresha izo mbuga nkoranyambaga, ahubwo turwanya uwo mwuka wa kidayimoni, uwo mwuka wo mu isi ya gishitani? Ahubwo umva icyo abantu bica, dore icyo abantu batari gukora. Bibiliya iravuga ngo mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Niki uyu muntu w'Imana azanye? Agomba kuzana mesaje yasengeye kabiri, agomba kuzana mesaje yahamagariye Imana ikamuha ubwenge bw'uburyo ayitambutse, kugira ngo atagira uwo akomeretsa, ahubwo abe umutuvura kuruta gukomeretsa. Ndi kubibona koko abahanuzi barimo batambuka hirya no hino. Rwose izi mbuga zabayemo gutwika, abantu baravuga, umwe akavuga n'undi akavuga, akanavuga atanitaye ku ngaruka zamubaho hanyuma y'ibyo avuze. Kandi nyuma wazareba ukabona ari guhagarara, ari kwivuguruza ati burya bya bintu navuze ntabwo byari ukuri, mumbabarire rwaranyereye. Niyo mpamvu birivuga ngo mwirinde mutagenda nk'abatagira ubwenge. Bibiliya ikongera ikavuga ngo ubuze ubwenge abusabe. Urinda kuza kunyererera kuri kamera, wabanje ukanyererera mu cyumba cy'amasengesho, ahubwo ukaza kugera kuri kamera Imana yagucaguriye, yabashije gucenshura, yakuyungururiye. Ubundi ni gute ururimi runyerera? Umuntu urimo Imana agira ururimi runyerera gute? Ururimi rushobora kunyerera kubera ko Satani ni umurwanyi. Kandi Bibiliya yaravuze ngo iyo abana b'Imana bazaga bagaterana, n'aba Satani barazaga bagashengerera. None ijambo rimwe rivuze ngo ushobora no kuza Satani akakuvangira kugira ngo akwanike na bwa butumwa bwiza abantu bajyaga bajya kureba kuri za social media, bazinukwe bumve ko nta kiriyo,
bariyo bose bari kwishakira views, ni uguhembwa, nta kindi bagamije. Noneho n'abafite ibizima byakiza ubugingo nabyo babizinukwe. Rero icyo si igitangaza, niyo mpamvu ndi gukangurira abantu kubanza kwinginga Imana kugira ngo message utanga ibihumekewe n'Imana, kandi Imana ikurinde ko Satani yakunagira amakano, kuko anagamo gato. Uzabibona. Hari nk'amavideo nagiye mbona y'abantu najya kambabaza abakozi b'Imana, bintu bavuze kuri social media, kandi ukabona rwose ni ibintu bikabije, bisebetse, bisuzuguritse. Nyuma yazazana video yose ukabona yadekoraga byiza, yari gufasha abantu, yahuguraga abantu uti mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, mwirinde kugenda nabi, mwirinde nimupfe gukurikira ibyo mubonye. Ariko akantu gato umuntu akagakata. Hari ibintu mbona Satani nyine aramunyereje muri uwo mwanya, ariko wagakase we niwe yanyereje cyane. Wagakase we erega Bibiliya imvugo nivuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko ubiza nawe hazabona ishyano. Reka mvuga ijambo rimeze nk'ubuhanuzi, hazabona ishyano abafite umwuka wo kwangiza no guhumanya ivugabutumwa babishaka, kandi nabari ibiremwa by'Imana, nabo bararemwe n'Imana. Nushaka kuba utari umukozi w'Imana ariko uhumeka umwuka w'Imana, nushaka kuba utararobantu, nushaka kuba utanakijijwe, ariko nagira ngo ubwire ngo isi uriho yaremwe n'Imana, ubuzima uriho buhabwa n'Imana igutwaye uwo mwuka. Reka nkubwire, usibye kukuririmbira ngo aheza mu ijuru, usibye ko njya mbona nabyo babiririmba burya, ariko abantu mwihangane sinzi uko mbivuze, ariko nabyo babiririmba, ntabwo abantu bose bajya mu ijuru, ntabwo bajya mu ijuru. Ariko abantu bamaze gusuzugura rero urupfu. Abantu barusuzugura, ntibarusuzugura ariko rurahari, kandi ikindi naho warushyira. Naraye ntekereje nsanga abantu bari guhemukira Imana, reka nkavuge. Ariko niba hari umuhanga w'umunyembaraga, ntabwo ngusuzuguye n'ubwenge bwawe aho uri, wowe uzanyumva ntuzagire ngo nasuzuguye abanyabwenge cyangwa abantu bize. No, nanjye nagiye mu ishuri, naratendinze nk'uko watendinze, reka abantu ntibanganye ubumenyi. Icyo nshaka kukubwira ni kimwe, niba wemera yuko uri umuhanga ukaba ugeze ku rwego ushobora gupinga ibintu by'Imana, ngaho mbwira ikiri bube nyuma y'isaha uhagazemo. Nukimenya ndibumenye ko uri umuhanga, ariko niba Imana izi ibikubaho n'ibizakubaho ejo, wari ukwiye kuyubaha. Singutegetse kuza gusenga ngo ube umurokore no mu idini mbarizwamo, kuko nta tegeko ribigutegeka. Tumva atari nayo mudu ndimo ndashaka kubwira ngo ugende gake, kuko hirya ya none abantu bazakubitwa inkoni kandi bazabura ubahoze. Abantu bakabije gusuzugura Imana. Kuko umuririmbyi yaririmbye ngo abange Imana ntibayisenge bazapfa bose bekwibuka, kandi Macedonia none se bekwibukwa. Nukubera icyo abantu badashaka kuba. Hari abantu bavuga ngo ijuru ntaribaho n'ikuzimu ntahabaho. Can you imagine ngiye niga siyanse, nize siyanse nk'ijuru, yego, ariko ndi mu bantu bahakanyaga mwarimu nkamubwira ngo aho ngaho ushatse gutuka Imana, kugira ngo wowe iyo siyanse uri kunyigisha pe kanyumve. Ariko se nukubera icyo uri gushaka guhakana imbaraga z'Imana, umwuka uhumeka uza aho wavuye. Ngewe ndi mu bantu bagiye bahangana n'abarimu cyane, abantu nagiye nyuma. Erega Ferdinand, dore ikibazo tutari twabasha kubwira abantu ngo babyumve. Munaraza nanjye nize siyanse, nize imibare na fizike, ndi umuscientifique. Abantu baraza bakaza hano, buri wese akamaketinga ibintu bye akabishyira ku isoko. Ndavuga ngo twe turi abascientifique, ngo ibyo bintu tubyemera. Ariko niba ari siyanse zimere cyangwa indi siyanse yawe, menya ko hari na siyanse teologike, hari na siyanse reka nkoreshe, ariko ni nayo mpamvu nkoresha ururimi wenda abazabyumva bazaseka. Hari siyanse zimere, hari na siyanse z'umwuka. Siyanse z'umwuka rero wiyisuzugura, wishaka kuyikonfonda n'ibyo wize, cyangwa ngo ushake kubisumbisha. Mbabarire kuguca nta muscientifique twigeze tubona na bugingo n'ubu waba warabashe kuresistinga ku rupfu. Ariko ko abantu ari abanyembaraga, ko urupfu ruhemuka, ko nta wundi abona ufashe ukoze ubushakashatsi ku rupfu ngo wenda na runeyantisi.
arebe ikintu kirwanya urupfu. kuneyantisa ni nko gusibanganya cyangwa kuzimya, gukuraho rwose ukamaraho imbaraga z'ikintu. Ko ntarabona uwabikoze. Urupfu ruri mu biganza by'Imana. Nicyo kikwereka ko none se kuki atemera ko Imana iriho. Mvuze ako kantu, hari abantu bavuga ngo Bibiliya ni ikinyoma, ngo yanditswe n'abantu, ariko nkabasubiza nkabwira ati ariko ko iyi si yuzuye abahanga. N'urupfu ni ikinyoma. Iyi si yuzuye abahanga, ni ukubera iki ntarabona bandika Bibiliya? Nk'ubu mu Rwanda abantu benshi dufite bahakana Bibiliya, ijambo ry'Imana. Narababajije ariko ko mu Rwanda dufite abantu bize bakiga no hanze, ko nta muntu ndabona asohora igitabo cyitwa Bibiliya nawe ngo agikore. Niba kuko Bibiliya yaranditswe n'abantu nk'uko babyumva, ngo buri wese yapfa kubyandika, kuki mu Rwanda hataboneka abantu babikora? Nushaka kuvuga no ku isi. No ku isi ko ntarabona umuntu wanditse, bavuga ko yanditswe n'abantu, kuko tutabona abantu bayandika. N'abantu runaka banditse ariko bari inspire, bahumekewe. Hanyuma icyo nshaka kukubwira, yego, reka mvuge ibintu bibiri. Abo bariyobagiza, reka mbanze mvuge iryo jambo, ni ukwiyobagiza baza ukuri. Cya mbere, dusoma igitabo, ugasoma chapitre, ugasoma pariti yacyo ya mbere, ugasoma iya kabiri, ku gitabo ukumva warakirangije ukanakibika, ariko ikikwereka ko Bibiliya ari igitabo cyahumekewe, ntabwo giciyuka, ntabwo ugihaga, urasoma ukongera ugasoma. Biravuze ngo rero ni igitabo cyahumekewe, ni igitabo gitandukanye n'ibindi, abantu bakwiye kubitandukanya. Ikindi, yaba Imana itabaho n'ijuru ritabaho, ikuzimu hatabaho, n'urupfu ntirwaba rubaho. Ikindi, abantu ko bavumbuye, nkabona baravumbuye ibintu byinshi, bakavumbura indege, bakavumbura ibintu bikomeye, bagakora n'amarobo akora akazi, ko ntarabona umuntu wakoze umuntu w'inyama n'amaraso, ko ntarabibona. Bibiliya rero yaravuze ngo uko utamenya uko amagufa akurira mu nda y'utwite. Ariko ubundi kuki abantu batabanza ngo bakore iyo fenomene, bibuke ko umugore n'umugabo bahura, iyo fenomene, iyo rakonte aba ari amazi masa, ariko havamo amagufa, hakavamo umuntu. Ariko nabo bakubwira ko mu ruganda rwabo hari ukuntu bahuza inanga bakarera umwana, ariko ze zavuye mu muntu. Umuntu waremwe nande se? N'Imana. Kereka iyo umbwira ko ari uwo baremye, kereka iyo umbwira ko hari uwo barema bakazikuramo, aho nari guhita mvuga nti baravumbuye. Ubwenge buzagwira, niko Bibiliya ivuga. Yego, rero n'ubwenge bwagwiriye ntacyo bitanze, nta n'icyo bihindura, kereka abantu batazi Bibiliya cyangwa batazi icyo Imana ivuga ku bihe turimo. Ariko niba ibihe turimo Bibiliya yarabisobanuye, tugomba no kubihagararamo tukamenya nuko biri kutugenza naho bitujyana. Ikindi kandi ntabwo turi bujye impaka n'abatabyemera, igihe kizabemeza. Igihe kizabemeza, ntuhirwe wivuna. Buriya reka nkubwire, umuntu ahagarara ku gasozi agatuka Imana nkana, afite umubiri umeze neza, wamara kumugaruka agakenera Imana arira, adafite no gusimbuka. None kwa kundi yasimbukaga, ya mahane na bwa bukaka rwose yari afite byamaze gushira. Rero icyo ushaka kuvuga, abantu bari bakwiye koroha ibintu by'Imana, abantu bakabigendamo gake. Niba utanabizi wibituka, niba utabizi birekera ababishoboye. Hanyuma reka twemere yuko n'iki gisata kuko cyagize ibibazo, cyagize abantu bakagikoreramo ibintu bashaka bibi, reka mvuge ngo baracyanduje, ariko yabaye wa mukobwa umwe utukisha bose. Ntabwo abantu bose bahumanye, ntabwo abantu bose babaye babi, abantu bose ntabwo babaye abayesikoro, ntabwo abantu bose babaye indaya, ntabwo babaye ibisambo. Ntujye hariya ngo ufate amakorari yose uyandagarize ngo korari zose ngo zabaye ngo abapagani. No, haracyari korari zigifite mu murongo wabo gukorera Imana no gukiranuka, bafite urugendo. Wifata abapasitori bose ngo warunde mu gatebo kamwe, kuko abapasitori nibyo hari abahemukiye Imana, bica umuhamagaro ndetse barawutatira, batatira igihango. Ariko hari n'abandi bakomeje umurongo kandi babihagazemo neza. Yes, ikindi, wifata abavugabutumwa bose ngo wumve ko umuntu wese uhagaze kuri kamera ngo aje kwiba, ngo aje kwesikoroka, ubona waraje. No, tekereza ko kuki Imana yabitamuhagurukije, ko Imana ari nyir'umurimo, kuki Imana itamuhagurukije, kuki Imana itamuvuzeho, kuki Imana itamubwiye. Imana niyo nyir'umurimo, Imana niyo nyir'akazi. Reka nkwereke, birashoboka ko abantu bavuga byinshi ariko birengagije icyo bakagombye kumenya. Niba twemeranye ukuri, umuntu iyo afite kampani niwe ushobora kumenya niba ari bwongera abakozi,
niba ari bwongera abakozi, niba arabongera abanje kubatureninga, niba arabongera abanje kubaha ikosi runaka, ntabwo nyiri kampani uri bumugisha impaka ngo none se ngo kuzanye abakozi 5 no, kandi wenda ashobora kuba yazanye irindi shami muri ka kazi ke, cyangwa se wenda hari ibyo babandi batakoze, hari umusaruro batatanze, akababona ko hari abandi bakozi agomba gutureninga, akabahereza akazi, agatanga pere d'offre, hanyuma agatanga akazi. None ni gute niba nyiri kampani ashobora kuvuga ngo abakozi mfite ntibahagije, niba ibintu byo agenda byextendinga, agenda byagura ibikorwa bye, anatekereza kwagura abakozi? Kuki uri kubona umuntu w'Imana aje ugahita umushyira mu gatebo k'abandi, kandi nawe wenda azanye na misiyo y'Imana? Iki kintu abantu bakwiye kukimenya. Hanyuma bahata abantu muri iyi minsi twabakomeresha iki, twababwira iki? Ndi kubwira abantu ijambo rimwe, abantu nibarebere ku mbuto. Jewe nashobora kuza nkavuga mu ndimi, ngahanura, nkiterera hejuru, ngasimbuka, ariko iyo ngeze ku mbuto, imbuto ntizijya bazibamo pirate. Umuntu wese ushaka kugira ngo amenye umuntu w'Imana wa nyawe, namurebere ku mbuto. Nta muntu wimasika ku mbuto, niyo yakwimasika none ejo uramubona. Imbuto ntabwo bazipirata, imbuto ntibazipirata. Rero kandi reka tunavuga iki ngiki. Ejo bundi hari umunyamakuru umwe wambajije ati Rike inama yabo yemeje ko bagomba guca ibintu by'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ku rwanjye ruhande numva nanabashyigikira 100%. Ni intwaro yashoboka kugira ngo abahanuzi bacike, nanjye nayibatiza nyifite, cyangwa se inkunga nayitanga. Ariko ikibazo ni kimwe, bafite teri mu mwuka. Ntago numvishije ibyemezo, ariko sinabonye inzira bazanyuramo yo kubirwanya, kuko iyi nzira niyo igoye. Nese bazabwirwa n'icyo uvangirwa n'utavangirwa? Ibyo bintu bimenya n'umuntu uri mu mwuka. Barobanura gute ko iby'umwuka bigenzurwa n'undi muntu uri mu mwuka? Rero nibadasenga ngo binjiremo cyane, bakurura amakuru y'ijuru cyane, bizagorana. Bashobora kuzakubita, bagakubita byose, bagakubita n'abazima, kuko ni kuri. Nibyo da, kuko abantu buzuye umwuka wera barahari. Kuko turamutse tuvuze ko umwuka adakora ku isi, ubwo Imana ntiyabikiba mu Rwanda, kuko Imana ikorera mu mwuka. Hanyuma kandi niba Imana ihari, izakorera mu mwuka. None nikorera mu mwuka, ko bigusaba kugira ngo ubavangura ari uko nawe washatse ayo maso, ko mu maso ya teolojiya gusa utabimenya, ko mu maso y'amashuri twize utabimenya, ko bigusaba gusenga kugira ngo Imana iguhe icyo bita impano yo kuvangura imyuka, umenye umwuka w'umuvangirwe n'umwuka uvuye ku Mana. Turabibona. Ikindi kandi nuko nyine ni igihe kitoroshye kiri kuducunda, kandi kikadusaba imbaraga nyinshi. Ariko nagira ngo mbabwire ko iki gihe ntumuze kugira ngo nitwe kigoye twenyine. Hari abatubanjirije bagiye bahura n'uwo mwuka w'abahanuzi b'ibinyoma. Barahari benshi. Barahari benshi. Ntabwo ari twe twenyine. Kandi aba bahanuzi baragwiriye. Uzi ko ku bwa Ahabu ngo yahamagaye hakaza 400 ingunga imwe. 400 baraza, kandi bose bahanura kimwe, bati byakunze byabaye, ntiwirirwa wivunira motigare yaduzavaye amahoro. Ariko nagira ngo mbanze mbabwire ngo ijambo ry'Imana ruko rivuga, umuntu wese warukwiye ushaka kuguma mu bintu by'Imana kandi akabigumamo adakomeretse, narebere ku mbuto. Narebere ku mbuto. Kandi ikindi, ibintu byo kuvuga ngo wagushijwe na pasiteri rwose byihorere, ndabigwaniye wa mukristo. Imbere y'Imana uzijyana. Imana ntabwo yigeze ivuga ngo mwigire kuri pasiteri, yaravuze ngo munyigireho kuko ndi umugwa neza kandi norohereje mu mutima. None Imana ko yavuze ngo uyigireho, kandi ikavuga ngo Imana yaravuze ngo nkunda abankunda, kandi abashakana umwete azambona. None rero shaka Imana, yegere, iyoboza inzira, ibaza amakuru, yigisha inama, isaba icyerekezo, yibwira gusobanurira umuntu muri kumwe ni muntu ki. Ese ubundi akwiriye kuba mu buzima bwawe, then umenye ngo ninde. Naho ubundi bitari ibyo bizakugora kubihagararamo, uzakomeza guca imanza, uzakomeza kurwana izo ntambara mu buryo butari ngombwa. Izina ry'Imana rizakomeza gutukwa, nawe ubwawe wifatanya n'abarituka kubera ko nawe wakomerekeye muri ibi bintu.
uzi iyo wari ugiye muririmbyi yaravuze ngo najyaga njya kw'iriba ry'isi mfite inyota ariko naba ngiye kunywa agakama maze nayabura nkiheba. iryo jambo rinyereka ko abantu benshi bagana insengero bafite inzara n'inyota byo kunywa no kumva ijambo ry'Imana no guhembuka, ariko bahagera bagahura n'ibinyuranyo by'ibyo bari biteze. Bahura n'ikinyuranyo rero ibyo yesipekitingaga atari cyo abonye, bikarangira noneho nawe abaye umugumuke mubi, avuga ati nagezeyo narababonye ibyo babamo. Ariko nongere nguhugure nkubwire ngo si uko bimeze. Mu ijuru abantu baracyajyayo, mu rwambarira abera bari kwambara, abakiranutsi baracyahari, abakirinda ku gato n'akanini baracyahari, n'abakiyoboza Imana inzira baracyahari. Rero icyo bigusaba cyonyine, menya imbuto kandi wigire kuri Kristo. Kwigira kuri Kristo ntabwo ari ku byiza gusa, hari n'ibindi abantu birengagije. Ferdinand, Kristo baramuvuze, baramuvuga ngo ni umukuru w'abadayimoni, ngo ni Bezebuli, kandi ababivugaga yari yarayabagaburiye imigati. Kuko abantu ibyo bintu batabyibuka. Ariko ndetse hari umugaragu uruta shebuja. Urashaka kugira ngo urute shobuja? Ntabwo bizakunda. Yesu niyo baramuvuze bakavuga ko ari Bezebuli, wewe bashobora no kukuvuga ibindi. Ahubwo icyo bigusaba ni iki? Ugomba kwihangana nk'uko yihanganye, nawe yarihanganye, yemera kwitwa ayo mazina, ariko agera ku ntego y'umuhamagaro. Numbero yari afite ko ari ugucungura abantu, kandi yarabacunguye. Haleluya. Munsi wa nyuma ari ku musaraba yavuze ijambo rikomeye, ngo niyemeje kubambwa, bambirwa abanyabyaha, none Mana yera mweguriye ubugingo bwanjye, mu biganza byera niho mbushyize. Haleluya. Mu biganza byera niho shyize ubugingo. Mu ntambaro ufite, jya ufata ubugingo bwawe ubushyire mu biganza byera. Jya ufata imishinga yawe uyishyire mu biganza byera. Jya ufata n'izo ntambaro uzishyire mu biganza byera, uvuge ngo Mana, ibyabaye byose wabibonye, ujye ubireba ugire uko ubigenza. Imana idutabare. Hanyuma nta nubwo nshaka gutinda muri iki kiganiro, nagira ngo mbanze mbwire abantu ko rwose nibashake abantu bacishe make, buri wese asubire mu mwanya nk'uko Imana imushakamo. Asubire mu mwanya wasengaga, asubire mu mwanya wo gusenga. Inzitwazo ngo ntago ngo aho gusengera ngo hafunguye, ngo mu butayu ngo ntawe ukijyayo. Ariko sibye ko wenda waburiye Imana umwanya, warapfukamye uyihamagaye iwawe iranga. Imana yaravuze ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Hari n'abantu bavuga ngo nge nzasenga mbahe neza, ngo mfite ibihe bibi ngo ntabwo ntashobora gusenga. Pole sana. Ntabwo uzasenga Imana kubera yuko umeze neza. No mu makuba yacu Imana yitwa Imana, no mu mibabaro yacu Imana yitwa Imana. Biragukwiriye rero kukingura urugi, kandi Imana ikintu nayikundiye ntabwo yigeze ivuga ngo tuzasangira biryohereye. Yaravuze ngo umuntu nanyumva akumva ijwi agakingura, nzinjira iwe dusangire. Nzinjira iwe ni ijambo risobanuye ngo igihe cyose uzakingura bisharira muzasangira, waba uraye muzasangira kuri iyo nzara. Ubundi ahubwo ndi kwibaza impamvu ugiye guhamagara abantu ngo turaburaye, uzi ko tubuze uko tubigenza, ngo ko bagiye kunereza cyamunara. Aho wakinguye mugasangira n'icyo cyamunara n'Imana. Wakinguye byo kuvanga imyaka yawe ngo yarakurengeranye ngo utarashaka, wakinguye Imana mugasangira ibyo bintu byo kuba waragumiwe ngo barandoze. Wakinguye umutima se Imana mugasangira ubwo buribwe bw'uburozi, ko Imana ibyemera. Yaravuze ngo umuntu nakingura nzinjira iwe dusangire. Ntabwo yigeze ivuga ngo nzaza dusangire ifiriti. Muzasangira ibihe urimo, muzasangira ibyo uri kunyuramo, muzasangira ibyo uri kurya. Rero ibyo bintu abantu ntibabyumva. Hari igihe tubivuga. Hari umuntu twaganiriye arambwira ati nge kanze mu rusengero nze kwifatira ikinya. Ndaje ndamubaza ngo uje gufata ikinya? Arambwira yego. Kubera iki ari ikinya? Arambwira ngo nyine ngo nibura bituma ngenda kabiri numva ngo ntekanye, numva ari ikinya naho bitasora. Ndaje ndamubwira rero ijambo ry'Uwiteka rigusohorere guhera none mu izina rya Yesu, ntibihinduke ikinya. Ndashimira Yesu rero ko ryamusohoreye. Yaherutse kunyandikira ambwira ko Uwiteka yakoze imirimo ikomeye mu rugo rwe. Yego, ntabwo ndi bumuvugeho ko ntabwo yantumye, ariko ndashaka kugira ngo mbwire abantu ngo Imana irakora. Imana irakora rwose. Ntibize gutuma witeranya n'Imana. Ntagire umuntu uza guhemukira Imana
ikindi kandi hari ukuntu umuntu agera kure mu buryo bw'imibereho agatera imbere akazamuka, niba agira ngo hari wenda byamuhaye amahirwe yo gusumba ubushobozi bw'Imana, ukabona rwose ibintu by'Imana abaye nk'ubitera ishoti abigendamo uko abonye. hari igihe mureba nkumva ndababaye, nkumva agahinda karanyishe, abwira Imana ngo se Mana, ibi ngibi wemera ko biba mu bantu bakumenye? Ariko uzi kubona Imana wibagiwe hano yagutoraguye, twibagirwa ko waba wararwaye amavunja, twibagirwa ko waraye ku kirago ukanakiyorosa, uzi kuba umusirimu ukibagirwa ko waryamye mu kiringiti cya rufuku, uzi kubona uguruka mu ndege ukibagirwa ko iwanyu mwari abantu batagira ijambo, ubona abantu bakwakira ku kibuga cy'indege. Nyamara ndagira ngo nkubwire ngo naho ntawe waba yaraguhanuriye, ibyo biba byaravuye mu kuboko kw'Imana, kuko bene wanyu wabonye muri buriya buzima impamvu batagize bamera nkawe ni ukubera ko Imana itabyemeye. Iyo ni inkunga Imana yaguhaye, kuko Imana hari n'abantu bavuga ngo se ko yabiduhaye tudasenga ngo byatewe n'iki? None se hari umuntu wigeze ababwira yuko Imana igirira ibyiza abarokore gusa? Abanyarwanda baravuze ngo ivubira imvura ababi n'abeza. None se ko ivugusha imvura mu bishyimbo ikayigusha no mu rumogi kandi itarwemera? Birasobanuye rero ngo ntabwo rwose ibyo waba ukora iterambere ryawe riba ririmo umugambi w'Imana, riba ririmo umugambi w'Imana, ahubwo no kuba utari kumenya yuko Imana ariyo yagucomoye muri bene wanyu ngo bigutere no kuyitinya no kuyubaha no kuyubahisha no kubwira abantu ko Imana ikura ku cyavu. Birababaje, ahubwo ugashaka kubwira abantu ko kuva kera kose wari umunyabitekerezo, wari umuntu uhanitse. Reka nkubwire ko n'abari bene wanyu ntashaka kuvuga amazina yabo kugira ngo ntaza kugukomeretsa. Ushobora kuvuga ngo iso ugahita utekereza ukagira ngo wenda mvuze iso nzi. Abo bene wanyu ubona bagerageje bikanga, nabo bari abanyembaraga nkawe, bavukiye icyenda nkawe. Wowe rero waragerageje ukabona Imana iguhiriye, byari bikwiye kugutera gutinya Imana no kuyubaha, ugakomeza kuyegera. Hari abandi bantu babimenye barayubaha, iminsi yabo ntibayipfusha ubusa. Nagusabira rero nawe ko nka mwene data utirengagiza igihe cyiza cyo kubana n'Imana, mu byo ukora byose jya ugerageza no gusigaza akanya ko guha Imana, kuko Imana byanga binoga hari aho uzayikenera. Reka nsoreze aho nkwerurire nkubwire ngo ubyanga ubyemere, hari aho uzayikenera. Ntago nguteze iminsi kandi hari aho uzayikenera rwose, uzayikenera byanga bikunda, uzayikenera yewe data we, uzayikenera, umva uzayikenera. Umuntu yigeze ambwira ngo genda mukajya mubwira ibyo by'abarokore babaye sikoro. Ndababwira ariko wari uzi n'ikindi? Arambwira ati nibyo koko twagize ibyago duhura n'abo bantu batwinjirira muri twebwe, binjira muri sekiteri turimo, ariko ntabwo abantu bari abayisikoro bose. Ati bose nababwirwa n'iki? Ndamubaza ni wa mbere se yabaye umwesikoro yaje? Ati ambwira uko yaje. Ndamubwira se wabonye twese twaje kimwe nawe? Ati hoye. Ni none se niba abantu bataje kimwe kuki ubita kimwe? Ndamubwira ni rero reka nkubwire, wanze ko ngusengera none reka nigendere, hari igihe uzampamagara. Umugore we atari ko waretse tugasengara, umugabo aranga. Mbwira umudamu ni ubuntu bw'umwami wacu Yesu busigare hano, ariko mpamagaye urumuri rw'Imana ngo rumurike hano, kugira ngo umucyo w'Imana umurike umwanda wose w'abadayimoni uhunge. Nyibivuga ndigendera. Hashize amezi nkane yahuye n'ikibazo ntari buvuga gikomeye. Wambwiraga ngo nta muntu ngo wamukandagiriwe ngo azamure na mwami Yesu. Yarambwiraga ati zenguruka inzu yose usenge, tibidayimoni byahinjiye ndabona bitahava. Yararaga kano yakarara yiruka, bakarara bamuboshye. Ndasenga arakira, ubu se si muzima. Ubu rero noneho wamusengera, niyo wafata no ku munwa yavuga ati nushaka gufata no ku rurimi, sengera gusa Imana izi. Hari igihe uzayikenera, hari igihe uzayikenera nushake uretse kuyihenuraho. Ndakunda kubwira abantu ngo nta muntu wihenura ku mubyaza kibyara. Nta wihenura ku mubyaza kibyara. Iyo umubyaza kikubyaza uritonda. Imana rero niyo ibitse ubugingo bwacu, niyo ituma tubyara, niyo ituma dukuza, niyo iduha abana bafite ubwenge, niyo twubakira ingo. Njye mbona abantu barakwiye no kugira ubwoba. Ingo za none mubona ko Satani yazigabye ikintu bita divorce. Divorce tuzayiganira undi munsi. Tuzayiganira undi munsi, ariko abantu bakwiye no kubaha Imana bakayegera. Imana ikabaha umuvuno mushya. Bitari ibyo umuryango nyarwanda uzarangira nawo wararangije kuba ba divorce.
ku mpamvu abantu batihamagariye Mm. kumva umugore aravuze ati ni umugabo wabiteye, wabaza n'umugabo nawe ati ni umugore wabiteye, Mm. ariko ngewe byose ngahita mbona ko ari satani yabiteye. Yego. Satani rero ingana gutyo tuma abantu bitanye sheri na shushu Mm. basigaye barebana udakibagirwa ko bigeze babana bakanabyarana. Mm. Tuba dukwiye kubihugukira tukabisengera, kandi icyo ntabwo ari icyifuzo cy'abarokore gusa cyangwa cy'abatari abarokore gusa, Mm. ko iyo shitani ntayo itageze, Mm. igeze mu basenga n'abadasenga. Mm. Byari bikwiye rero ko abantu bagira ibyo bikorera bakagira imitwaro baheka, Mm. kuruta ko bafata umwanya wo kwibagirwa Imana no kuyirengagiza. Ikindi turi abanyarwanda twagize byinshi bitwigisha, Mm. twanyuze muri jenoside iratwigisha, Mm. covid ejo bundi yigishije isi yose, Mm. ariko twe nk'abanyarwanda dufite ibihamya byinshi byagakwiye kudutera gutinya no kubaha Imana. Mm. Ibyo rero njye numva ari impamvu ikomeye abantu bari bakwiye kwitonda bakongera bakubaha Imana. Ntago rirarenga pe, ntaho turagera ku buryo twakwirengagiza ineza y'Imana. Mushumba, Imana iduhane umugisha. reka tugushimire, Mm. ariko hari uwagukenera kugira ngo akeneye inama zawe, akeneye kumusengera, ndagira ngo utange nimero zawe. Abankenera bambona mu buryo bubiri, ngera nanjye cano yitwa Mose TV. Mm. Ntago ari Mose, ni Mosi, Mm. MOSE Mm. TV. Mm. Habaho inyigisho zitandukanye z'ijambo ry'Imana, Mm. wagenda ukagerayo, Mm. ndetse ukanakora subscribe kugira ngo nidushyiraho n'ibindi biganiro bishyashya ujye uhita ubona notification. Ndetse n'iyi cano nahoze numva babwira ngo bakore subscribe, Mm. ariko uzi ko abantu banga gukora subscribe kuri cano ivuga ijambo ry'Imana, Mm. bakayikora ahantu baraza kureba ibitente n'ibindi ntari buvuge, kugira ngo ntagira umuntu mbangamira mu nyungu ze bwite. Mm. Rero wari ukwiye kubikora, nabwo ni imwe mu nzira yo gushyigikira ivugabutumwa no kwamamaza ivugabutumwa. Mm. Ndetse no birya tuvuga ngo ni ugusharinga, nawe wari ukwiye kubisangiza abandi. Niba ubutumwa ubwumvishemo inyigisho nzima, nawe wari ukwiye kuyiha abandi bakayimenya, birafasha. Hanyuma rero telefone umuntu wese nkeneye yambonaho kugira ngo tube twamufasha mu bujyanama n'ibindi, Mm. ni 0782 64 60 89. Mm. Ndasubiramo 0782 64 60 89. Abatari mu Rwanda bari mu mahanga wongeraho akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 25, ibindi niyo mibare yose ibanza ukurikizaho. Mm. Hanyuma iyo nimero iba no kuri WhatsApp, ntago bigoye ko wanyandikira cyangwa ugahamagara icyaba kikubangukiye, kandi ko dushobojwe dufasha abantu b'Imana. Mm. Yesu raduhana umugisha, murakoze. Amen. Imana iguhe umugisha. Bakunze Ibihamya TV, ibiganiro byacu n'akagaruka cyangwa ubutumwa Imana iduhana akagaruka duhora tubushishaho kuko Imana idushoboje. Ndagira ngo mbashimire, kandi ni ukuri ntacyo muzatuburana mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Kandi pasiteri nawe turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, nawe ndabashimiye. Mm. Imana iguhe umugisha. Amen. Kadusenga Imana. Amen. Mwami Yesu, herekeza ijambo ryawe rye guca mu gutwi kumwe ngo rihinduke mu kundi, ahubwo rihinduke imbaraga zikiza, Mm. ribohore uwari uboshye, kuri abantu mu majune no mu rungabangabo, rihinduke umucyo n'urumuri rumurika, abantu bagubwe neza ku bw'ijambo ryawe. Tubyakiye gutyo kandi tubyatuye gutyo twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ciao, ciao.